ni umusore uri mu kigero cy'imyaka 20 y'amavuko. Uyu nyakwigendera akaba yitwaga Ishimwe Thierry. Mu makuru twabashije kumenya avuka mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Runda. Yego. Uko rero byagenze yagiye nk'undi w'umuntu wese ugenda mu mujyi wa Kigali ufite gahunda arimo yinjira mu nyubako izwi nka Makuza Plaza. Yego. Makuza aragenda atembera mu maduka hari arakomeza ariko nyine nk'uko abandi bose bagenda mu mujyi wa Kigali nta wita kuri gahunda z'undi. Ageze mu igorofa ya 13 amara akanya agenda atembera kuri bariko agaruka. Bagiye kubona abantu babona umuntu arasimbutse dekada yikubise hasi. Yego. Biza kurangira basanze yitabye Imana. Yari yambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umukara. Yego. Abantu baraza barashungera ndetse n'inzego z'umutekano nyuma ziza kuhagera. Nizo rero zaje kureba mu byangombwa bye zimenya ko nyakwigendera yitwaga Ishimwe Thierry uvuka mu murenge wa Runda mu karere ka Kamonyi. Yego. Ikindi rero tutarabasha kumenya neza cyaba cyanditse nuko hari impapuro inzego z'umutekano zamusanganye. Nicyo navuga ko ari nk'ibaruwa. Yego. Ariko iyo yatwawe n'inzego z'umutekano bivuga ko hari amakimbirane yaba yarafitanye n'abo mu muryango we nubwo ibikubiye muri inyandiko tutabashije kubimenya nk'abaturage. Yego. Umubiri wa nyakwigendera ubu wajyanywe he? Hahise haza imbangukiragutabara ako kanya. Nanjye nyine narindi mu kazi bikankomeza ariko birumvikana wajyanywe muri morgue. Yego. Ariko mu yandi makuru nakiriye ubu ngubu biravuga ko umurambo wa nyakwigendera wajyanye ku bitaro bya Kacyiru kugira ngo babashe gupima barebe niba koko nta yindi ndwara nyakwigendera afite, by'umwihariko ubwo sinzi niba ari indwara yo mu mutwe cyangwa se ubundi burwayi bari burebe kugira ngo nyine hakorwe n'iperereza. Urabizi iyo umuntu yitabye Imana hakorwa dosiye kugira hamenyekane byimbitse ku cyateye urupfu. Yego. Ariko mu yandi makuru wenda ntababwiye ibi byabaye ku isaha 9:10 isaha igizwe i Kigali mu Rwanda. Isaha 9:10 ku mugoroba. Z'umugoroba. Uyu mugoroba ku itariki ya 4? Ni kuri uyu mugoroba wo kuri uyu wa gatatu. Kuri wa gatatu. Ni kuri wa gatatu zabaye. Rero birumvikana abaturage nk'uko bisanzwe bari mu mujyi bahise baza barahurura bakikiza ahangaha kuri iki kibuga, kuri iyi mbuga. Mbese urabizi ko hari ni imbere y'iri etaje bubakaga yegeranye na Ecobank. Iriya nyubako nshyashya. Ariko nyine yasimbutse. Ubwo ni ukuvuga ngo yasimbutse ari asabwa hariya mu marembo ya Ecobank kuri Car Free Zone. Hano haba kuri ya muhanda hari igitero abantu babicaye bafata internet. Yego. Yego. Uyu musore ntabwo byaba byabaye nk'impanuka se babonye ibyo yateguye, kuko ntekereza ko hariho bariko wenda umuntu ashobora kuba yagwa se bimutunguye, cyangwa ni ibintu yakoze nk'uwabiteguye. Ni ibintu yateguye kuko ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukumanuka. Icyambere balcony bifite mezire ku buryo umuntu atabasha kuhanuka z'impanuka. Mu nyubakire barabiteganya. Ikindi nuko hari inyandiko bamusanganye cyangwa se ibaruwa bigaragara ko yari afite ikibazo cy'agahinda gakabije, kuko kwiyahura kenshi niho bituruka. Urumva ko kesi ye yaturutse ku kuba ari ibintu yari yapanze gukora. Yego. Ubwo rero inzego zishinzwe umutekano zahise zitangira akazi k'iperereza kugira ngo habashe kuza kumenyekana andi makuru. Ubwo mu by'ukuri ibyo twamenye, keretse niba ushaka kumbaza ibindi ko abantu byagenze bikimara kuba, ariko ubundi ni uko mu ncamake byagenze. Naho naganishaga nk'umuntu uri mu mujyi wa Kigali kandi hafi iyo kuri Makuza Plaza, kwiriya nyubako aho habereye ayo mahano, wabonye abaturage nyuma yaho bitwaye bate?
ese abantu bagendagendaga uzi ko ku iyo nyubako haba hagenda abantu ubusanzwe, nyuma yaho wabonye abantu umwuka wifashe uti? urabizi Kigali nta nubwo abantu benshi bahura kuko benshi baba bari mu kazi kabo, ariko haje bake bamwe mu bamotari bari baparitse hariya hafi ya beka, baje n'aba ba agent b'amasosiyete y'itumanaho nabo bahise bahurura, ariko mu by'ukuri ntabwo haje abantu barenze magana abiri, hagati y'ijana na 50 na 200 nibo baje bahurura. Hahita haza n'imbangukiragutabara n'abaganga bari baje gutanga ubutabazi bw'ibanze, nubwo bahageze basanga ibinyakwigendera yamaze kwangirika umutwe, kuko biragaragara ko ashobora kuba yabanje umutwe hasi. Ntabwo yabanje wenda kugaragaza ibimenyetso by'umuntu ugihumeka, se yituye hasi bihita birangira? Yego, nkurikije uko nabibonye nkihagera nahageze mbona bisa naho byarangiye, kuko yari aryamye hasi, mbona amaguru arambuye, bigaragara ko yamaze kuva mu mwuka w'abazima. Mbere y'uko inzego zibishinzwe zihagera, ntabwo abaturage bari bahari babashije kumwegera wenda ngo babe banamukoraho, kuko ubusanzwe tuzi ko ikintu nk'icyo kibaye ubundi bavuga ko kizira ko wamukoraho, kubera ko hari igihe bakora igenzura bakareba ibiganza byaba byamukozeho bwa nyuma, ku buryo bishobora kuba byakugiraho ingaruka. Nta bantu bagize tendance yo kumukoraho mbere y'uko baba abaganga cyangwa se n'inzego zifitiye ububasha zihagera? Nk'uko rero abanyarwanda benshi bamaze kubisobanukirwa, nawe hirahira gukora icyo kintu, gusa bahise baza barakikiza, ndetse n'inzego z'umutekano urabizi ntabwo ziba ziri kure, zahise zihagerera ku gihe. Ndumva nta muturage wigeze agwa muri iryo kosa ryo kuba yajya gukora akazi gashinzwe. Okay. Ni uko nguko zagenze, gusa inzego z'umutekano zahageze zihumuriza abaturage, kuko hari igihe ikintu nk'icyo gishobora kuba, hakagira abantu bakwirakwiza ibihuha bavuga ati arishwe cyangwa se arasunitswe. Bivugwa ko nyine urumva hari ubutumwa inzego z'umutekano iyo zihageze zigenera abantu kubahumuriza, kugira hatagira ukwirakwiza ibihuha. Urabizi hari abantu batabifuriza igihugu neza, bahita babihindura mu bundi buryo. Yego nibyo. Yego, ni inkuru y'akababaro, kuko ngira ngo byari biherutse kubera ku nkundamahoro. Yego, ikindi kwira nyubako twamukuza twaganiragaho n'abantu bari hariya, ntabwo ari ubwa mbere bibaye, kuko mu mwaka ubanza wa 2019 2018 hagati aho hari umukobwa witwaga Kolastika nawe wigeze yiyahura yatewe umujinya nuko umusore bakundanaga yamwanze. Rero ntabwo ari ubwa mbere kuri iyi nyubako y'inkunda ya Makuza Plaza habereye igikorwa nk'iki ngiki cyo kwiyahura. Yego, nuko bimeze, niyo makuru twabashije kumenya nyine. Reka dukomeze kwihanganisha umuryango wa nyakwigendera. Yego, no kwihanganisha, kuko nk'uko twababwiye nyakwigendera avukaga mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Runda. Okay, murakoze cyane. Murakoze namwe.